ndabyibuka 2020 ijya kuba twari muri veye ya nijoro y'amasengesho. Imana iratubwira ngo mwarayitegereje ariko murayibonye. Iratubwira ngo n'umwaka mubi ndetse ivuga ko uri mwibiri. N'umwaka uri mibiri. Kandi koko wabaye ibiri. Nk'ubu nari mfite abana umukobwa n'umuhungu bari burangize segonderi muri 2020 none bazarangiza muri uyu. Urumva kuri mwibiri. Ariko Imana itubwira yuko harimo ikintu kizaba kwisi gikomeye ku buryo intebe z'abakomeye abayobozi b'isi zizanyeganyega zikicara bagafata amakaramu bakandika ariko bagahaguruka nta myanzuro bafashe. N'umwaka n'umuntu udakijijwe yabonye gukora ku Uwiteka. N'umwaka n'umuntu utemera Imana yabonye Imana. Kandi n'uyu ntugire ngo uroroshye bikubwira nk'umuhanuzi n'uyu ntabwo woroshye uyu mwaka. None se kureba mu kwa mbere tugumye mu karere ubwo mu kwa kabiri tuzaguma hehe? Si mu cyumba. N'uyu ntabwo woroshye. Imana iri kuvuga yuko haje umwana nyina ataraza. Uzi ubwenge uzi gusenga yakwegera Imana cyane ntiyiringire amafaranga, ntiyiringire diplome, ntiyiringire ibiki, kuko iri kuvuga yuko ahubwo hazaba hakomeye umuhinzi. Igihe cyose umukristo agomba kwezwa. Kandi ikimenyetso turagifite Yesu yadukozeho. Cy'amaraso ya Yesu. Aduha agakiza. Yego. Adusukaho amaraso ye. Turezwa turahumanuka. Icyo kimenyetso kirahagije. Ubu dupfuye twajya mu ijuru. Ikindi kimenyetso rero ntabwo nkizi, gusa nge ndabona wenda nibyo guhwitura abanyantege nke cyangwa se no kugira ngo abantu bakanguke. Ariko ngewe biriya ntago mbyemera. Ntabwo nakezwa mu minsi 2 ngo mbere ya 15. Ubwo no kuvuga ni ku itariki 13 na 14. Kandi mwihane n'ibyaha nibyo mwigeze kwihana kera. Nibyo twigeze kwihana kera n'iby'imiryango yacu. Imiryango yacu ubugingo bw'umuntu ntabwo ari societe. Sibyo rata. Ubugingo bw'umuntu ni umuntu personally, ni umuntu ku giti cye. Ubu ntabwo nazira ibyaha byawe. Imana ntimbonera muri wakibarizwa nanjye nkibarizwa. Nibyo. Ntabwo Imana imbonera muri data. Hanyuma rero ibyo ngibyo ntabwo nzi. Imana zivuga ni nyinshi muri iki gihe. Ni nyinshi. Ubu ntabwo nzi aho byaturutse. Nabonye bahahamutse kuko nahamagawe na benshi. Bati wadusabiye ikimenyetso. Ikimenyetso se kigenda gute? Ni igitukura, ni icyumweru, ni icyumukara, ni icyatsi kibisi niki. Bati ni ikimenyetso nyine ngo cyo kugira ngo Imana uwayo marayika ataturimbura. Reka tubasuze twifuriza ibihe byiza mwese abakurikira ubutumwa bwiza kuri channel ya mama Lionel. Ibihe byiza umwami wacu akomeze kubishimira. Tugiye kuganira uyu mwanya turi kumwe na Prophète Edouard, ngira ngo arazwi cyane abantu benshi bakunda kuvuga ngo Prophète w'Ikabuga. Ndetse na mama Lionel turi mu ntangiriro z'umwaka, hari byinshi bivugwa, hari byatambutse. Tubahaye ikaze bakozi b'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. 2021 mwayinjemo neza, reka duhere kuri mwebwe. Twayinjiyemo neza. Kandi Imana iraturinze. Amen. 2020 itambutse. Ihora yitwa Imana. Imana ishimwe cyane. Nigende ntizagaruke. Atugoye nabi. Na mama Lionel rero turi kumwe, we aracyarwaye mu kuntu, ariko ngira ngo yarwaye simwica niko wa mugabo yavuze. Ntabwo indwara ndwari nyica nikira. No kugira ngo ari n'igihe Imana ibona dukora tugakabya kanyuza kapoze mu ndwara naho tukaboneramo gukomera kandi kw'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ya turatangiye rero ikiganiro cyacu, mureke tuganire. Ndasaba mama Lionel adufashe gusenga, turaza kuganira ku bintu uburyo Imana yabanye natwe muri iyo myaka tuvuze. Nyuma nyikomoje 2020 ariko na 2021 turebe uko abakristo bazitwara n'ibyo bakwiye kwitondera. Yego reka mama Lionel adufashe gusenga. Uwiteka ndagushimira cyane, waratubaniye mu mwaka ushize no mu myaka ishize. Twakubonye mu gihe abantu
babona ko bitakunda, tukubona uri intwari mu ntambara, tukubona uri umutabazi, tukubona mu bundi buryo aho abantu babonaga ko bitashoboka, twabonye bishoboka, baratwigaragarije. Imiryango itakoze warabikoze, iby'amatorero atakoze warabikoze, aho imbaraga z'akazi zarangiriye waragaragaye. Tugiye kuvuga gukora kwawe no ku mbaraga zawe. Dushyigikire umuntu wese uzakurikirana iki cyigisho azahinduke. Tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Arakoze cyane. Reka duhere kuri Prophète Edouard. Ngira ngo iyo bavuze 2020 twavuga ko wari umwaka w'ubuhanuzi. Niyo mpamvu ngo hereyeho abantu benshi bari barahanuyeho byinshi, n'Imana yagiye uvugaho byinshi, ariko hazamo ikintu kitari cyaravuzwe cyitwa icyorezo cya COVID-19. Abantu bagira ngo biranacitse ko n'insengero zarafunzwe. Ishusho rusange uha iyo ivuze 2020 wanavuze ngo urakagira ntukagaruke. Ishusho rusange uha niyo. Buriya rero kubasenga Imana nta kibatungura. Byose Imana iba yabitangaje. Ndabyibuka 2020 ijya kuba, twari muri veye ya nijoro y'amasengesho. Imana iratubwira ngo mwarayitegereje ariko murayibonye. Iratubwira ngo n'umwaka mubi, ndetse ivuga ko urimo ibiri. N'umwaka urimo ibiri. Kandi koko wabaye ibiri. Nk'ubu nari mfite abana, umukobwa n'umuhungu bari burangize segonderi muri 2020, none bazarangiza muri uyu. Urumva ko urimo ibiri. Ariko Imana itubwira yuko harimo ikintu kizaba ku isi gikomeye, ku buryo intebe z'abakomeye, abayobozi b'isi zizanyeganyega zikicara bagafata amakaramu bakandika, ariko bagahaguruka nta myanzuro bafashe. Ngira ngo ni uru rwa COVID Imana yabonaga. Ibyo rero twarabibonye, Imana yari yabitubwiye. Ariko ku muntu ukunda Imana, ku muntu usenga, ubundi twebwe tugira mapu tugenderaho. Tugira mapu, ntabwo dupfa gutungurwa nk'abandi bose. Haleluya. Tugira mapu, Imana ikatubwira iti mwana wanjye nzagukura aha nkugeza aha. Yego. Imana ikakubwira iti wawe hagiye kwinjira kanaka. Iyo ari agakado nyine uracakira, byaba ari ibyago ugasenga, gahaguruka ugasenga. Ariko tugira mapu. Haleluya. Amen. Ubwo rero n'uyu nguyu tuziho byinshi. Turaje tugere ku byo muziho. Mama Lionel, 2020 n'umwaka utaroroheye abakozi b'Imana, insengero zarafunzwe, hamwe abana bati bararya iki noneho cyane. Imyaka iragwira niduhuguka, kuko n'umunyarwanda navuze ngo kize ngo barayiganira. Hari igihe tuzatuza uyu mwaka tukawuhimbira imivugo. N'umwaka ariko nanone gukora kw'Imana kwagaragayemo. Satani yashatse kumanura imbaraga z'abantu mu kwizera, ariko Imana izamura imbaraga z'abantu bayo. N'umwaka n'umuntu udakijijwe yabonye gukora ku Uwiteka. N'umwaka n'umuntu utemera Imana yabonye Imana. Ariko n'umwaka nk'uko uyu muhanuzi Edouard bivuze, umuhanuzi Edouard, ariko reka mbanze nanamuvugeho, ndakwishimiye kuri no channel. Urakoze cyane. Ninje muri umujyi wa Kigali muri 2006 numva umuhanuzi Edouard. Tuza guhura arandebera, niwe bamenya ngira. Niwe bamenya ngira, arahanura bigasohora. Kandi nta n'inzara afite. Yarashize. Umuhanuzi udashoboye. Ahubwo ndi kuri regime. Nukuri. Ntabwo warezima rero bidahari. Yari mu bahanuzi mu mujyi wa Kigali bafite imodoka n'inzu. Ubwo urumva n'umuhanuzi nta nzara gifite. None rero Imana imuha umugisha. Ngeze i Kigali ngerageza kumutaraho ubushuti, kuko numvaga nshaka umuntu tuzakorana umurimo. Imana irabikora, akajya ntumira aho ayobora, tugasengana aho twataramiye Imana, abantu bagasusuruka, n'abagaba bakagaba.
Imana imuha umugisha, ni umugabo utigaragura mu byaha. Hanyuma rero uyu mwaka ntiwadutunguye, amakuru yawo twari tuyafite, ariko twe reka mvuge jye na Edouard turi abahanuzi batandukanye n'abo turi kubona kuri izi mbuga. Twe ntabwo turi abahanuzi bashinzwe iterabwoba mu bantu, ahubwo turi abahanuzi bahaguruka bagasenga mu gihe cy'ibintu nk'ibi tugakuzaho. Haleluya. Igihe cyarageze bisohoye nk'uko byagenze, abashoboye gusenga ni bakeya, ntihazagire ubeshya. Nta muntu usenga ageze mu kibazo, arya amasengesho yitwa matakirangoye. Ahubwo hagarara ku ijambo rivuga ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Ubundi igihe cyo kugotwa ntabwo ari igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gutungwa nawe wasenze, ahubwo ukazamura kwizera kumwe ndimo mvuga muri no minsi. Hari ukwizera navumbuye mfite muri no minsi, nkuko wafata ijya ukarikubita kwibuye aho kugira ngo hameneke igi hakameneka ibuye. Uku niko kwizera kurimo gukora muri ibi bihe. Numva ko abagukomeye ibuye akaba ari ryo rimeneka, aho kugira ngo igire imeneka hakameneka ibuye. Nguko kwizera numva bakwikundishweho. Ntuzi ubwenge ndebe, kuko abigishwa bari bafite ukwizera kungana nk'akabuto ka sinapi. Yewe ndebye muri icyo gihe mbona afite ubyibuze ukwizera kungana nk'ikibuto cy'avoka. Ubu rero kugeza muri 2021 naha kugeze, turi ku mwaka wa 2020, twabonye gukora kw'Imana mu magambo make. Ibyo yatubwiza dukorera twarabibonye. N'umwaka w'amateka wabaye umwaka w'imbusane, abantu baberwa ibyo ari byo, abize n'abatarize, n'abahanuza bati mutubwire iki Imana irimo ibivugaho. Bamwe kumva barapfundikanije bativuze itya, abagiye bavuga ko mu kwezi kumwe ishize, abagiye bavuga bati gikuweho kirarangiye, abagiye bavuga bati mu kwa kabiri insengero zirafunguwe. Uyu ni umwaka wagize ivangirwa rikomeye ku bahanuzi. Icyo kintu nicyo nabona bavuze ko nta munyarwanda n'umwe uzapfa yishwe na corona. Ngira ngo bati nta n'abazayirwara, ntizagera no mu Rwanda. Ngo buhanuzi twarabwumvise. Ariko rero tugarutse ku buzima bw'abizera, bamwe bati nibwo twabonye Imana. Hari umukecuru twaze tuganira mu minsi yashize, tuzi ko nariye nkarya n'akanyama ntagaheruka gati abandi bari mu rugo muri corona nariye neza. Abandi bati uzi ko ari bwo twayicaye hamwe tukaganira nk'umuryango ibintu bikagenda neza. Mu yandi magambo mbona Imana yaraje kongera guhuza abantu, yongeye kwibutsa abantu urukundo, kuko abantu bagaburiye abandi. Mubibona mute mwebwe izo mbaraga zakoze ikiranye? Jewe uko mbibona, Imana yo ntikangwa n'ibihe, kuko nta n'ikiyitungura. Ariko nanone uyu mwaka wa 2020 waje ari akayungiro ku mukristo. Niba ubona byo kutagera mu rusengero, burya ni akayungiro ku mukristo. Hari abantu bafashwa bari mu rusengero, hari abantu bagira agakiza ka pasitoro batagira agakiza kabo. Akumva Imana ari uko ayibwiwe na pasitori, akumva yasenga ari uko bamupangiye amasengesho. Hari abateye gutyo. Tutirengagije yuko hariho n'abatinya ijisho ry'umuyobozi, ntanywe inzoga kugira ngo umuyobozi atamubona, ntasambane kugira ngo atamubona, kandi ngira ngo ahubwo yatinya ijisho ry'Uwiteka, ntabwo yatinya ijisho ry'umuyobozi. Abameze batyo rero baraguye barashira, bararambarara. Ubu dufite abantu baguye benshi bitewe n'uko insengero zifunze. Ariko ngira ngo abantu nibwo begereye Imana cyane, abazi ubwenge. Imiryango nibwo yafashe umwanya wo kuganira. Ahubwo hari kandi ngira ngo mbasetse, ubanza hari n'abana bazavuka bakabita covid. Cyangwa wenda bazabihina babite koko, ariko ubundi ngira ngo na covid imiryango yarahuye. Ubwo rero ako nako ndumva kazabaho. Kubasenga Imana rero nta kibatungura. Nagira ngo nkubwire yuko n'ubu ngubu dukomeje kwizera, kandi n'uyu ntugire ngo uroroshye, bikubwire nk'umuhanuzi, n'uyu ntabwo woroshye uyu mwaka.
none se kuri mu kwa mbere tugumye mu karere ubwo mu kwa kabiri tuzaguma hehe si mu cyumba n'uyu ntabwo woroshye Imana iri kuvuga yuko haje umwana nyina ataraza uzi ubwenge uzi gusenga yakwegera Imana cyane ntiyiringire amafaranga ntiyiringire diplome ntiyiringire ibiki kuko iri kuvuga yuko ahubwo hazaba hakomeye umuhinzi mu gihe umuhinzi kuri ubu ngubu asuzugurwa ariko hashobora kuzaba hakomeye umuhinzi kuko umuhinzi niwe ugira ibiryo urumva ko ari we uzaba akomeye nkumva rero hamwe n'imbaraga zidukoreramo turimo turasenga kugira ngo Imana igire icyo ikora yuna muri cumu kugira ngo Imana idukunze iyi myaka ingana gutya yongere idukunde itugirire neza idukurireho ibyago n'ibyorezo idukurireho abaca igikuba dore ko hariho n'abavuga ngo naka yarapfuye ngo hari gukora umuntu umeze nk'umuzimu cyangwa fotokopi abo nabo barabihanura ariko siko biri ntabwo ariko biri ubwo rero ibikwiye gucika urakoze ibindi ubwo turaza kubigarukaho ngira ngo abafite za WhatsApp imbuga nkoranyambaga bakoresha wenda namwe mwabibonye ati imbere ya 15 nimusenga y'ibiri hari gutanga ikimenyetso ngira ngo impamvu nkibabajije ndagusetse ariko wihangane turi kwiganirira impamvu nkibabajije nuko abakristo benshi bibajije bahahamutse mu yandi magambo ati ubu ikimenyetso kindiho ese 15 nyuma ya 15 harabiki ubundi n'abakozi b'Imana rero babahanuye kugira ngo babaze ubundi rero reka nkubwire muvandimwe ntabwo umuntu asenga yugarijwe umuntu asenga ibitero bitaraza mpamya ko kujya gusenga ngo nuko habura iminsi ibiri umurimbuzi agatambuka ubundi se umurimbuzi igihe ataza ni ryari ubu rusoro ntibari guhamba mpamya yuko bibaye byiza wahora wezwa kuko nta minsi yo kwezwa nta niyo kwandura igihe cyose umukristo agomba kwezwa kandi ikimenyetso turagifite Yesu yadukozeho cy'amaraso ya Yesu aduha agakiza adusukaho amaraso ye turezwa turahumanuka icyo kimenyetso kirahagije ubu dupfuye twajya mu ijuru ikindi kimenyetso rero ntabwo nkizi gusa nge ndabona wenda ni ibyo guhwitura abanyantege nke cyangwa se no kugira ngo abantu bakanguke ariko ngewe biriya ntabwo mbyemera ntabwo nakezwa mu minsi ibiri ngo mbere ya 15 ubwo ni ukuvuga ni ku itariki 13 na 14 kandi mwihane n'ibyaha nibyo mwigeze kwihana nibyo twigeze kwihana kera n'iby'imiryango yacu imiryango yacu ubugingo bw'umuntu ntabwo ari sosiyete ubugingo bw'umuntu ni umuntu personally ni umuntu ku giti cye ubu ntabwo nazira ibyaha byawe Imana ntimbonera muri wakibarizwa nanjye nkibarizwa ntabwo Imana imbonera muri data hanyuma rero ibyo ngibyo ntabwo nzi Imana zivuga ni nyinshi muri iki gihe ni nyinshi ubu ntabwo nzi aho byaturutse nabonye bahahamutse kuko nahamagawe na benshi bati wadusabiye ikimenyetso ikimenyetso se kigenda gute ni igitukura ni icyumweru ni icy'umukara ni icyatsi kibisi ni iki bati ni ikimenyetso nyine ngo cyo kugira ngo Imana uwayo marayika ataturimbura ni marayika rero azarimbura umunyabyaha wanze kwihana akanga kwakira imbabazi ntabwo azabarimbura ku itariki 15 no muri 2 barahanuye bene abo ariko nta cyabaye bavugaga imperuka n'ejo bundi muri 2020 hari abazi yuko byari burangire ariko nawo twarawutambutse ahubwo ngewe inama nagira abakristo cyangwa se abanyumva bose ni ukugira ngo umuntu ahore yezwa atajyanye ubwoba ubwo twatubaye nk'aho umukobwa uvuga ngo sinzasambana kugira ngo ntatwita kandi ubundi wakagombye kudasambana kugira ngo udakora icyaha ariko hari uvuga ati sinzasambana kugira ngo ntatwita ubwo se baba batandukaniye hehe ni muhore mwezwa umukristo agomba guhora yejejwe umuntu usenga agomba guhora yejejwe naho kuvuga ngo hari ikigiye kuba ubundi se ugira ngo icyoroheye umugenzi ni ikihe muri ibi bihe ni ikihe
malariya irica, diyari irica, diyabete irica, impanuka zirica, na kovide iri kubarangiza, urw'ikirago narwo ruriho, burya narwo rubaho. Ubwo se tuvuze ngo twezwe kuri 13 na 14 kugira ngo marayika asange turi bazima, aho ngira ngo twaba tubeshya abantu, kuko nyuma yaho badamarara bakinywera akayoga bakadamarara bagakora ibi byose. Ahubwo numva twakangurira umuntu wese kwezwa igihe cyose, kuko Yesu ntiyavuze umunsi, ntiyavuze n'igihe, nawe ntabyo yigeze agarukaho. Urakoze cyane. Tukiri aho ngaho, ndagira n'inama n'abahanuzi bahanura gutya. Hari amasengesho basenga nawe bewizina ryayo iyo bahanuwe ubuhanuzi nk'ubu. Basenga bamwe amasengesho yo kuvuga ngo nibisohore kugira ngo bemere ko ari data wantumye. Aha nasanze harimo bugome. Barimbitse. Barimbitse kugira ngo tuzemere ko ari data. Baba basenze nabi. Ubundi umunyamahanuzi nk'uyu nimba nabibonye, najya gusenga kuzaho ndetse n'ibimenyetso bikuzeho. Niyo nama nagira umuhanuzi uhanura ibintu nk'ibi. Twavugaga rero kuri 2020 mama Lionel 2020 nkamwe mukora bya decoration iby'ubukwe ntibyari byoroshye, wavuze ngo twabonyemo n'imbaraga, reka tuyigarukeho. Umva aho ndahatinda we. Yimvugire neza mama Lionel, yimvugire neza, yarakugaburiye dore ntiwigeze unanuka. Yivuge neza ukwiri. Ahantu Imana hari amazina yitwa dusanzwe tuzi muri Bibiliya abantu bayise bitewe nuko ikora, ariko hari nayo twayise muri covid. Decoration yarahagaze, ryavuga butumwa twajyagamo ryo mu nsengero rirahagarara. Abantu ba mbere baduhamagaye na batubwiye bati murabaho muti, muraryiki. Twegereye Imana iratubwira iti bana banje nzabatunga bitanyuze mu maboko yanyu, nzabatunga kuko ndi Imana avuze ko izabatunga. Nibwo burya nabonye ko mfite abantu kankubwire bya Imana ni guha abantu ibiguhaye n'ibintu bubibonye n'ahantu uhabonye. Yego hari abo twabonye tutongeye kumva nimero zabo muri telefone yacu ziduhamagara, nk'indi nsengero nizifunguka bazaduhamagara, nabyo tuzumva tunyuzwe. Ariko hari abadutunguye. Muntu wa mbere wantunguye muri covid ni umukene w'ahantu nagiye kubwiriza mu cyaro hakurya y'amageragere, ndahibagiwe. Mukene nakoresheje igiterane cyo kwitangisha amafaranga yo kubaka urusengero, arangije azambaye bote hakurya y'amageragere bahita Nyarufunzo. Siko naho Nyarufunzo za Karembure za ni hafa. Umukene araza ati gewe yaje apfumbase agahombe yazingazinze, ati kubwishaka ry'umurimo w'Imana nanjye nubakiye Imana, dukoma amashyi mufatiraho. Naho kumbi harimo inzira izantunga muri covid. Ndamubaza nti ugira telefone? Atishwe mfite telefone nshyashya mpita nkuramo simukadi ndayimuha. Abaririmbye baraho nabo barataka bati nimba afite umugore turamwambitse, ni nkwambitse kositimu, nkora n'ibindi byinshi. Covid baye arampamagara, mama umupapa ukuze ubu uriho gute gukora decoration? Ni danje. Yavaga iwe mu gitondo 2:00 yageraga iwanjye aho nari ntuye icyo gihe cy'imisagara 6:00 azanye nsombe n'ibijo. Ngiye kubona mbona undi wari uri muri icyo giterane w'umugabo papirumva, n'umugabo w'umukire, urwo rusengero ahise abahumbi 600. Ngati mukozi w'Imana uri kurya kiko Kigali mudahinga, waretse kwihagararaho, waretse kwijijisha ngo Imana izatabara ko ari twizaca. Ati ngaho nyobora. Nyobora. Ndamuyobora. Arangije aho mu matari. Moto yaje ihetse wagira ngo ni fuso. Umva kugeza ku nshyushyu ikintu cyari cyo cyose. Mukanya umuhanuza abandebeyemo bitahaba Imana. Ati dotayine. Ati ravuze ngo uretse inzara no kwinjira iwawe ntizana harunguruka.
yakubona mbona abashuti banjye bo hanze umva batangiye kumpa ku madolari ntangira ubwo kujya kubitsa kuri banke nanabikuza abapolisi batugiye mada ningiye kuri banke ntigiye gutabara ko Imana kwabonetse ngiye kubitsa wari wabaye umukire mfata abaturanyi nahise nshaka nk'abangahe bankikiye ndababwira ntumva ikitwa imirire mube mukimbajije muri corona ndangije ngaburira abantu na leta icyanshimishije leta ubwo abandi bagiye gusaba ibiryo ubu bwabo abayobozi b'umudugudu baratekereje bati mama Lionel umva ahubwo agashya ko adushyigikira iyo twakoresheje ibirori by'akagari n'akarere akaduterera amatente ntatwishyuze n'imodoka akayishyurira uba ariho ati barangije babyigomba noneho na leta yarakugaburiye na leta yarangaburiye kuno leta murayikinaho ukomeze ukorera Imana mva ntakorera Imana n'abandimba leta nayizanira ibyo kurya mbwira abaturanyi ntimuze turye no ku biryo leta izanye kandi leta yacu y'ubumwe ikunda abaturage babyabo bashoboye kurera n'uwabavuga n'abajya bivugira mu cyumba iwahazi yiherereye kandi burya umuntu bavuga nabi nawe ni inkunguzi aba yikungurira azibonera ariko ubundi ushaka kumbaza ino leta azaze nyifateho ikiganiro nyifate nyivuge ku budahangarwa inkotanyi zifite mvuga aho zitugejeje mvuga uburyo zikorana n'Imana mvuge aho bageze bahemba n'abamama batarakoze bavuga ino leta nabi igidege nahamagara polisi ahubwo wahamagara Imana nabo nabahamagara ariko nabo wabahamagara burya nabo bari muri leta nabo cyane none rero ngiye kubona mbona Imana inyimbyuhirije abana barongeye bambaye neza tumererwa neza aha harimo gukora ku Uwiteka nabonye muri corona kugeza n'izi saha n'ubu urabona akazi kacu karafunze ka dekorasiyo ariko ndajya mu gitondo saa sita na nijoro kandi ntabwo ndya ibyo mbonye ndya ibyo nshaka iyi si Imana abantu ntibahumure wavuze uti 2021 rero nayo ntabwo yoroshye ati umwana yaraje ariko nyina arategerejwe harimo wakwibaza ati nk'umukristo tubyitwaremo dute cyane ko umwaka ujya gutangira habaye ubuhanuzi uvuga benshi barapfuye baragiye mwabonye imirabyo inkuba n'iziraza n'andi magambo agiye akoreshwa twagize amahirwe rero twahuye n'abahanuzi tubyitwaremo dute ko akenshi abantu banabyibaza cyane icyo nakubwira iyadutunze muri 2020 ntaho yagiye n'ubu biracyahari yabasha kudutunga kandi n'ubundi ntabwo dufite burende twihishemo kugira ngo tudapfa ni Imana yaturinze inama nagira abantu bose ni umwaka utoroshye koko Imana yarabivuze ariko ni n'umwaka woroshye kubegera Imana dufite umugisha kuba leta yacu yemera gusenga kandi ngewe buriya hari n'irindi shimwe mfite nubwo hafunzwe insengero z'intoki zubatswe n'intoki z'abana b'abantu ariko urusengero nyirizina ntabwo rwafunzwe ubuse ko mbasha kuvugana n'Imana urumva urusengero rufunze rurafunguye numva rero insengero zidafunze ku rundi ruhande kuko tuvugana n'Imana tukaganira nayo hanyuma rero inama nagira abatwumva ni ukureka ibyaha kuko ibyaha bituma umuntu Imana imuzinukwa ikamutera umugongo hanyuma hirya yo kubireka ni ugusenga tutarebeye ku batuyobora tutarebeye ku nsengero ahubwo ukagira agakiza nyagakiza ko mu mutima ukagira agakiza k'umwimerere ugasenga Imana utabwiwe ahubwo ugasenga Imana wiboneye waganiye nayo hanyuma hirya y'ibyo byose Imana yatubwiye yuko nawo izawudutambutsa kandi neza kandi by'umwihariko buriya nabonye Imana ikunda abanyarwanda nawe se dore ukuntu Imana ikunda abanyarwanda urebye abantu Espagne ihamba ku munsi muri Covid ukareba Ubwongereza na Amerika ibihugu by'ibihangange ukareba abataliyane ukuntu ari ibihangange abantu bahamba ku munsi barize ikiganga hafi y'Imana nduzi ko ari hafi y'Imana
no mu Buhinde iwabo w'abaganga bavurana za kanseri, ariko akahugu k'akadomo k'u Rwanda gakunzwe n'Imana, gafitweho umugambi mwiza. Erega ubu dufite n'amasezerano yuko tuzajya kubabwiriza, yego buriya tuzajya kubabwiriza, tubabwira Imana. Niyo mpamvu Imana iturinda buri munsi cyane. Hanyuma rero mbona abanyarwanda twese Imana idukunda, kuko urebye ibyo bihangange. Ubundi rega buriya korona ntabwo yari iyacu, nako ntabwo burya yari iyacu gusa. Mu Burayi ntabwo yari iyabo, burya bari bayigeneye Abanyafurika. Ariko urucira mukasoro gatwara nyoko babona ahubwo nibikindaguye, twebwe turi amahoro. Nagira ngo rero ntabwo ari ukubishongoraho cyangwa se kubishima hejuru, ahubwo ndi kugaragaza urukundo Imana ikunda Abanyarwanda. Ubwo rero kubwo urukundo Imana idukunda, niyo mpamvu uyu mwaka nawo tuzawutambuka. Icyo nabwira abantu ni ukwezwa batarebeye ku matariki, bakezwa batarebeye ku kwezi, kuko Yesu ntiyigeze avuga umunsi. Itangazo natanga nuko Imana iri kumwe natwe kandi izaturinda tukaba amahoro. Ndetse uyu mwaka nubwo ugoye, ndabisubiramo kugoye, ariko tuzawurangiza kandi Imana iri kumwe natwe. Ngere icyo nagira inama ku bantu nuko batagomba kwezwa barebye ku itariki, batagomba kwezwa barebye ku kwezi, ahubwo bagomba kwezwa buri munsi kandi bakanakundana. Nibyo, ntibabe indyarya. Burya Imana ntabwo ikorana n'indyarya, bakanakundana, kuko abantu bakundanye burya banasenga bagasabirana. Imana iguhe umugisha. Ikindi nanjye nashyiraho n'indi nama nakongeraho ku bantu badukurikiye, ariko cyane cyane Abanyarwanda, nibirinde covid, bubahiriza amabwiriza leta itanga. Leta iturebera kuri. Hari inshuro nyinshi tubona ko bashyizeho ingamba zigoranye, ariko ejo bundi navumbuye impamvu mu gihe cya covid abana bacu bari mu rugo bafunze utubari. Navumbuye impamvu iyo dufungurwa abana bacu ntabwo twari kubarokora, bari kuba imbobo. Ibyo abanyatubari barababaye, ariko kubera ko leta ireba kuri, yarebye uburyo abana bacu bahagwa, ishyiraho limite. Umuntu aho ari nubahiriza amabwiriza leta itanga, gukaraba intoki, ushyiramo metero, gutaha kare, kwirinda kwambara agapfukamunwa neza. Njya mbona umuntu mukuru urengeje imyaka y'irangamuntu bamujyanye ngo nukwambara agapfukamunwa nabi. Umuntu nkawe kweli uracyabwirizwa ngo zamura, ukajya kubona ukabona hari ufite n'umwuka w'ubuyobe. Hari uwigeze kunyoberaho ejo bundi ngiye musuhuje ngize nya ati kwaci nara Yesu, tababazimu b'amacesi baje ryari mu bwoko bw'Imana. Yagira ngo umuhobere se? Yagira ngo umuhobere. Hanyuma se nimba abazimu ukaba ufite ukwizera kuri hako gapfukamunwa, kugira ngo ube wujuje ibyangombwa byo kwizera gakureho. Urumva n'aba bantu bagifitiye imyumvire nabo nibave mu buyobe, birinde, kuko ino ndwara ntabwo iri gukina. Nk'ubu nababajwe n'umupadiri Obaridi, ndamukunda cyane, n'umuhanuzi mugenzi wacu. Twahombye umuhanuzi, twamuhombye ababaye abahanuzi turi ku kiriyoke, ndamukunda cyane. Ko na covid mudutwaye, abantu bashatse bafatiraho ingamba, bakemera tukemera, ariko na leta nayo nayireba uko itugenza. Nk'umubyeyi nayo nitabara abantu Imana yaremye. Murakoze. Murakoze cyane. Turimo turasoza, ubwo ndakeka ko hari polemique cyangwa se byavuzwe byinshi kuri uyu mwaka. Prophète Edouard yatubwiye ati ntabwo uzoroha, ahubwo abantu bakomeza kubana n'Imana bezwe batagendeye ku matariki. Mama Lionel ati nubundi Imana yabanye kandi na Prophète Edouard yavuze ati Imana yabanye natwe muri 2020 iracyahari. Ngira ngo abantu bakwiye kwigira icyizere, izo mbaraga akoresheje cyagiye ntaho zagiye n'ubirakomeza zikoresha, kuko n'Imana idahindurwa n'ibihe, ahubwo yihindura ibihe. Nicyo kintu twavanamo kindi. Tugiye gusoza rero dusenga kugira ngo dufashe abantu mwese mwari mudukurikiye mukomeze kuba maso. Ariko Prophète Edouard n'umuntu abantu benshi bakenera kuvugisha, kumenya amakuru ye, unatange contact bajye baguhamagara niba bishoboka, cyangwa banakwandikira. Nta kibazo, nayitanga, ariko iranoroshye. 0782 4 6
2 4 0 1 niyo kontakite yanjye. Yego, ubwo bakwandikira bari mu bihugu byo hanze, ubwo bajya banza ko akamenyetso ko guteranya 250. Mama Lionel arakoze cyane, ubwo mukomeze kubana natwe. Nawe kontakite ze ngira ngo uwazishaka ntabwo yazibura, no kujya kuri channel ye yitwa Mama Lionel, hanyuma mugahita muzibona kandi munakande subscribe, ibintu bigende neza cyane. Tugiye gusaba Prophet Edouard adufashe gusenga dusoza. Mana idahindurwa n'ibihe, Imana ishobora byose, Imana yahozeho kandi izahoraho. Tugushimiye yuko n'aka gasura dufite ari ukubera wowe. Tugushimiye yuko ari we wabanye natwe, ari we waturinze, si imbaraga zacu ahubwo n'imbaraga zawe. Umugisha rero abatwumva bose, umugisha abumva iki kiganiro, umugisha aba banyamakuru bitanze bakaza gutwara izi nkuru. Mwami Imana yacu, umugisha Mama Lionel kandi mu burwayi bwe umukize. Ndamusengeye kugira ngo marayika ukiza abashe kumukiza burundu atamworohereje. Umugisha imiryango yose n'umukuru w'igihugu ndetse n'abamufasha kukiyobora, kandi uzaturinde ibyago. Ndagushimiye yuko 2021 uzabana natwe, tukakwegera ukatuba hafi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umugisha abatwumvise bose kandi umugisha abagenzi nkatwe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.